Hari ikintu gitangaje cyane abagabo benshi badakunze kumenya. Buriya si uko umugore aba atagukunze, si uko aba atakubonamo umugabo wa nyawe cyangwa se aba atakwishimiye, ndetse si uko hari n'undi muntu just baba bari kumwe cyangwa se undi musore wenda baba bari kumwe ukurenze. Ahubwo nuko hari imyitwarire ushobora kuba ugira imbere yiwe usanga ushaka kuba witwara iyo muri kumwe, bigatuma uwo mugore agutinyuka ndetse bigatuma ashobora kuba yanakubahuka. Ariko wowe just ukabyitwaramo nkaho just uri gukora urukundo, uri kugira ngo akunde cyangwa se akubahe cyangwa akwishime, kumbe ibyo bintu uri gukora nibyo biri gutuma akwirengagiza, akubahuka ndetse just atagufata nk'umugabo nyine just yakiyegereza cyangwa se abonamo nk'umugabo nyine yagira umukunzi se cyangwa umusore yagira umukunzi. Ese wigeze ubona kwa kundi cyangwa se cya gihe usanga umukobwa atinya umusore aramwubaha se, cyangwa usanga umugore atinya umusore cyangwa umugabo runaka aramwubaha, noneho uwo mugabo iyo azi ubwenge ugasanga ibyo binaje kubibyazamo urukundo, cyangwa ugasanga kwa kundi nyine umuntu aba atinya umuntu just yamutera tugahita tubona bise bimworohera ahise amukunda, kandi wabonaga amutinya ndetse ukekaga ko atanamwemera. Niba warabibonye iki kiganiro ni icyawe 100%. Buriya abagabo benshi muri iyi minsi bigishijwe ko kugira neza just kugenda ukora neza buriya aribyo bituma umuntu ashobora kuba yakubaha, gutanga ibintu byinshi cyangwa guhereza umukobwa ibintu byinshi nibyo bishobora kuba byatuma yagukunda se, cyangwa aribyo bikongerera igikundiro imbere ye, cyangwa se guhora uhari, guhora wigaragaza cyane aribyo bituma uwo mukobwa se cyangwa uwo mugore aguha agaciro. Oya, ibyo ntabwo ari byo. Ahubwo ibi ngibi bituma umugore just abona nyine ari kukwasesinga uko bishoboka, rimwe na rimwe agatangira kugufata nk'umuntu woroshye, nk'umuntu utagira ikintu akora, ndetse nk'umuntu just nyine uboneka byoroshye, bigatangira no gutuma abona ko uri n'umuntu udafite nyine ubuzima bwe yitaho, cyangwa se ibindi bintu byinshi utakora nyine, ukabona nyine kuba umuha umwanya mwinshi cyangwa se kuba umubonera umwanya buri gihe, biba bigaragaza yuko wabuze ibintu ukora se cyangwa wabuze ibindi bintu wirukamo bijyanye n'ubuzima bwawe. Uyu munsi ho tugiye kureba imyitwarire 5. Ndakwinginze imyitwarire yitonde cyangwa se imico yitondere. Imico ya mbere just abagabo benshi ntabwo bakunze kuyigira se, cyangwa abagabo benshi bakunze kuyirengagiza, kandi ariyo ituma just umukobwa atabishimira, atabereka urukundo se cyangwa atabiyumvamo. None imico ya 3 niyo none ituma umugore just ushaka kuba wamuhora mu bitekerezo bitewe n'ukuntu wayitwayemo neza ndetse bitewe n'ukuntu wayikoze neza. None imico ya nyuma niyo ya danger, niyo muntu just umuntu ahita atangira kuvuga ngo nimba afite iyi mico ntabwo umukobwa azajya ahora yegereye cyangwa se aterese, cyangwa se umugore azajya atereta, ntabwo azajya ahora amushyira muri friend zone, cyangwa se kwa kundi akenshi utereta umuntu just umuntu yakwishimiye ugashaka nyine ngo mugire ibintu binini se cyangwa mubishyire ku rundi rwego, ariko ukabona buri gihe arakubwira ngo ndumva kuba inshuti aribyo byaba ari byiza se, cyangwa agahora nyine just ashaka ngo mube inshuti, abona ko agukeneye ariko atatuma umubera umuntu wa danger se, cyangwa wa muntu wakita ko ari umukunzi wawe. Ariko ndakwinginze unyumve neza, iyi mico ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwitwara nabi se cyangwa gukora ibintu bidakwiriye, ahubwo ni ukumenya neza isi uko ikora ku bijyanye n'amarangamutima se, cyangwa uko nyine iyi si ya none igezemo bitewe n'ukuntu ubuzima bubaye muri ino minsi, psychology y'abagore ndetse n'imitekerereze y'abantu twese muri rusange ku bijyanye n'amarangamutima, ndetse no kumenya ukuntu umuntu ashobora kuba atekereza, ndetse n'imyitwarire watwitwaramo, ndetse n'ibintu byose wakora bigahita bituma ushaka gutrickinga ibitekerezo by'uwo mugore, ibitekerezo by'uwo mukobwa, noneho akaba yabasha kuba yakugirira urukundo. Gusa mbere yuko dukomeza ndagira ngo umbwire muri comment, ese wowe wibwira ko just uwo mukobwa nyine kukubaha nyine binagukorera abakubashye, cyangwa just abari kugukoresha? Ari ukuntu nyine abantu benshi babona umukobwa ari kububaha cyangwa se ari kubacira bugufi bakibwira ko nyine yabakunze se, cyangwa bakibwira ko ari abantu badanje, kumbe ari kwa kundi umukobwa nyine cyangwa se umugore aba akeneye yuko ari ikintu runaka umukorera se, cyangwa ari ikintu runaka umuhereza. Nimba uri muri societe se, cyangwa warigeze guhura n'umukobwa ese ukabona nyine ari kukubaha se, cyangwa ari kukwikuraho cyane, cyangwa ukabona nyine ari kukwegeza cyane, ese uba wibwira ko yakubashye, cyangwa nyine ushyize muri logique ubona ko ari kugukoresha? Nsubiza, nyandikira igisubizo aho hasi hanyuma uze dukomeze. Buriya imyitwarire cyane tugiye kugenda tuhita turasa ku ntego. Imyitwarire cyane ituma umuntu ashobora kuba cyane umugore yakugirira igitinyiro cyangwa se yagutinya ndetse akanakubaha, kwa kundi uba ugomba guhora uri wa muntu utaboneka igihe cyose. Uyu mugabo wiyubaha cyangwa se umugabo just abantu batinya ndetse bakamwubaha, ntabwo kenshi na kenshi akunda kuboneka. Iyo umuhamagaye si uko atagusubiza se, cyangwa se uko akwirengagiza, ahubwo just ntabwo ahita yihutira kugusubiza, kandi buri gihe ntabwo agaragaza ko aba afite umwanya wo kuba yagusubiza. Uyu mugabo aba afite ubuzima bwe, umugabo aba afite intego ze, ndetse umugabo aba afite umwanya wiwe wo gukora ibintu bye, atari ukuvuga ngo nuko yaguciye amazi, cyangwa se atari ukuvuga ngo uko yirengagije uwo mugore, ahubwo ari ukugira ngo amugaragarize ko
afite ubuzima bwe. Buriya umugore ashobora gutinya umugabo just w'umurakare se cyangwa umugabo uvuga nabi, ariko nibigera ku mugabo just udakunda kuboneka cyane, uyu mugore none ahita avuga ngo umugabo iyo abonetse aboneka ari umwana mwiza avuga neza, ariko sinzi impamvu adakunda kuboneka. Bigatuma mumubaha amutinya ku buryo biba bigaragaza ko impamvu ataboneka atari uko nyine adakunze abantu se cyangwa atisanzuye ku bantu, ahubwo nuko aba afite ibintu byinshi ari gukora kandi bimufitiye akamaro. Imyitwarire ya kabiri ishobora guhita ituma nyine umugore ashobora kuba yagutinya cyangwa se akaba yakugira igitinyiro kiri hejuru, just kuba wa musore cyangwa se wa mugabo utabaza ibintu cyane, just we nyine wita ku bintu by'imyitwarire by'umugore se cyangwa yita ku bintu akora. Buriya abagabo benshi bibeshya ko kugira ngo nyine just umuntu abiyumvemo se cyangwa abakunde ari kuvuga ngo bagiye kumubaza uburyo uwo muntu abiyumvamo, cyangwa se kugenda bamubaza ibintu byinshi, ngo ese ukunda iki, ese wirirwa ute, cyangwa se byageze utu no munsi ibintu bimeze gute, bigenda gute mu buzima bwa buri munsi, ukibwira ko aricyo kizatuma uwo mugore agukunda cyangwa se akwishimira. Buriya umugabo wubahwa cyangwa se umugabo just abagore batinya cyane ni wa mugabo just nyine utakunda kuvuga amagambo menshi. Abagore cyangwa se abakobwa bareba ibikorwa byawe, ntabwo bumva amagambo uvuga just ngo ariyo bashyira mu bitekerezo byabo. Iyo uvuze make just babyitaho, kuko ayo magambo make bavuga ngo buri gihe iyo avuze aba agiye kuvuga ikintu gifite agaciro, naho iyo uvuze amagambo menshi barakumenyera bakajya babona just umusore uri talkative, umuntu uvuga ugatangira kujya baguca amazi. Buriya abagore batinya umugabo udakunda gusesagura amarangamutima yabo, cyangwa se wa mugabo udakunda gusesagura ibyiyumviro bye, ku buryo kubasha kumukontorora cyangwa umenye ikintu aba ari gutekereza bisaba kuba byakugora cyane kurusha uko wakontorora undi muntu wese, kurusha uko waba wifuza wenda umugabo runaka ukavuga ngo ngiye nkoze iki kintu yahita nkunda se cyangwa yahita nkorera serivisi ndi kumushakaho runaka. Ese wowe wibaza yuko just iyo ubonye umukobwa cyangwa se iyo ubonye wishimiye umugore wumva ko ugiye kumurata cyangwa se umubwira ubwiza bwe, cyangwa wewe ugerageza kumwereka ko uri umuntu wa danje, ufite ibintu bya danje uhugiyemo, none ibyo ngibyo just bikaba ari byo byamugukurira kuba nyine kuba yaza nyine mukaba mwavugana, just uhiga nyine ikintu cyabahuza, ariko nyine just atari kuvuga ngo ugiye kumubwira amagambo menshi cyangwa se kujya mu bintu byinshi cyane. Subiza muri comment. Imyitwarire ya gatatu ni wa mugabo just udatinya guceceka se cyangwa udatinya kumera nk'aho yazimiye. None aha ngaha niho igitinyiro gikomeye cya danje cyita kiva. Buriya umugabo ugenda ugaceceka mu gihe gikwiriye, umugabo utajya wihutira gusobanura ibintu byose bitewe na situation runaka ihari, wa mugabo udaharanira gutsinda just impaka zihari, ugasanga wenda hari situation yo kuba abantu bari kutumvikana ku kintu, ukabona nyine umuntu yayagare kuvuga ngo yemeza abantu kuba nyine ari we birangiye yatsinze. Wa mugabo none just nubwo abantu baburanye we ariturije agaceceka, aha ngaha none bituma none abagore benshi batinya iyo silence yawe cyangwa se uko guceceka kwawe, kurusha wa muntu wagiye ukavuga amagambo menshi, wa muntu wumvaga ko ashaka kwemeza muri iyo competition se cyangwa muri iyo situation yo kuba muri guhurana ku kintu runaka. Iyi myitwarire ikurikirana ndagira ngo uyitondere neza, kuko iyi niyo myitwarire itandukanya umugabo wubahwa ndetse na wa mugabo just abagore bakunda gusuzugura cyane, bakunda guca amazi, batakumva ikintu n'icyo na kimwe. Buriya wa mugabo ushyiraho imbibi se cyangwa nk'icyo twakita boundaries, aba ari umugabo utandukanye cyane se cyangwa aba ari wa mugabo cyangwa wa musore just yageze imbere y'abagore nyine ahita afatwa nk'ikindi kintu imbere yabo, bakahita bamutandukanya n'abandi bose bagiye bahura. Buriya umugabo wubahwa cyangwa se wa mugabo utinywa n'abagore ni wa mugabo uzi gusobanura ijambo hoya, akamenya igisobanuro cyaryo nyine ko ari oya. Nimba uvuze ngo aguhakaniye ikintu, nawe agiye kuvuga ngo agiye kwisobanura impamvu y'ibintu, impamvu yabihakanye, agiye gutanga ubusobanuro bwinshi, just ntagarika kuvuga ngo atinya ngo nimba yavuze hoya ngo biraza kwangiza ikintu runaka, we nimba ahagaze kuri hoya ni hoya yavuze. Ni wa mugabo udakunda kuba yasuzugurwa bitewe n'uko ashaka ngo urukundo se cyangwa ashaka kubahwa, we akavuga ngo ngewe nimba ngushaka ikintu runaka ndabikora, just imbibi zanjye ngomeze ngizendereho, ibintu ntakora ngomeze simbikore, icyo kintu nuzakinkura nzagikunda, urwo rukundo nuruma nzarwishima, atari ngombwa ngo nze nicisha amazi imbere yawe. Buriya umugore ashobora kuba yakunda imbibi zawe se cyangwa kuba atanazikunda, ariko buriya iyo abonye imbibi zawe uziharanira se cyangwa uzi gutitiriza ku kintu nyine uvuga ngo ntiwagikora ndetse ukaba utagikora, akenshi na kenshi arakubaha ndetse akaba yanakwishimira, wenda mu nyuma akazaza kwisanisha n'izo mbibi zawe, ariko yamanje kukubaha kuko aba abona ko uri umugabo uzi guhatana ku kintu atashaka, cyangwa se umugabo uzi kuvuga ngo nimba ikintu atagishaka koko ntabwo aba agishaka. Iyindi myitwarire ya gatanu ni wa mugabo udaharanira gukundwa se cyangwa utingingira urukundo, just uharanira we kwihesha agaciro mbere y'ibindi bintu byose. None iyi mico niyo nyamukuru, niyo none ukwiye gushyira mu bitekerezo byawe, kuko niyo izatuma umugore avuga ngo uyu muntu ngiye kumukunda neza, cyangwa se avuga ngo umuntu ndumva ari kunarakitinga bitewe n'ibintu ari kwitwaramo cyangwa se bitewe n'ukuntu ari kwigira. Buriya umugabo wubahwa cyane cyangwa se umugabo abagore bakunda gutinya cyane ntabwo ari wa mugabo ugenda ngo ubwire umugore ati ngo ngiye nagukunze cyangwa nakwishimiye.
ahubwo ni wa mugabo ugenda ukubaka ubuzima bwe ku buryo biba byiza yuko nyine umugore yivuga ngo aka kanya mfitiye umuntu se cyangwa aka kanya niyegereje uyu mugabo tukaba twajya muri relation runaka, byaba ari iby'agaciro cyane. Wa mugabo ufite intego ze, wa mugabo ufite icyerekezo cy'ahantu agana, wa mugabo wifitiye icyizere ndetse wa mugabo uzi kwigenga mu bitekerezo bye, nta mugore utamwifuza ndetse nta n'umuntu utakifuza kuba amuri impande. Rero iyo wihesheje agaciro cyangwa wowe ubwawe wihaye agaciro, abandi babona ko wihaye agaciro ndetse bakakugana ndetse bakanakwishimira. Nimba kugeza aka kanya wumvaga iki kiganiro kikureba cyangwa se hari isomo runaka ukuyemo ry'ingirakamaro mu buzima bwawe, kanda like, ukande na subscribe, sangiza iki kiganiro kundi mugabo bose ubona wifuza kuba yakubahwa se cyangwa wifuza kuba yasobanukirwa ibi bintu bijyanye n'icyubahiro ndetse bijyanye n'igitinyiro ku bagore. Kandi umbwire muri comment niye myitwarire kugeza aka kanya usanze waritwaraga nabi cyangwa se waritwayemo nabi imbere y'umugore we runaka asanga imbere y'umukobwa runaka. Ibiganiro bikurikira ibyo birimo ibintu by'ubwenge, bityo usabwa no gukanda subscribe ugakanda no kukazogera kugira ngo utazacikwa. Tuze no kubana no mu bindi biganiro by'ubwenge hano kuri Kedira Entertainment. Ciao ciao.